Iri ni ijwi ry'ubuzima. Namwe murya cyangwa munywa mukore byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. Namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. Muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes for better life. Iri ni ijwi ry'ubuzima. Namwe murya cyangwa munywa mukore byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. Namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. Muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes for better life. Iri ni ijwi ry'ubuzima. Namwe murya cyangwa munywa mukore byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. Namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. Muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes for better life. Mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana kandi mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Muri kumwe nanjye Amb.Dr.Francis, the man of God. Reka dusenge. Data wera uri mu ijuru, tugushimiye ko wadukunze ukaturema ku ishusho yawe, uduha imbaraga ziruta iz'inyamaswa zo mu gasozi, nubwo zaturuta ibiro, nubwo zaturuta ubukana, ariko uduha kuziyobora zose. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntabwo ari icyo gusa, ahubwo umuntu amaze gucumura wohereje umwana wawe w'ikinege Yesu, araza aradupfira kugira ngo ducungurwe maze tubone ubugingo. Umwizeye wese akababarirwa kandi agacungurwa. Maze tumaze gucungurwa uduha umufasha w'umwuka wera kugira ngo nitubura ubwenge atuyobore tujye imbere. Uwo niwe wadukomanze ibihe byose, uwo niwe wakomanze Sawuli ahinduka Paulo, uwo niwe unzanye uyu munsi ngo iby'isi byose mbitera umugongo bibone nk'amase maze ngukorere. Ndahangaha kuvuga iby'ubwenge, kuvuga iby'ubugingo, kuvuga iby'ubuzima. Unkoze ikara ku munwa none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Iki kiganiro muzajya mugikurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere isaa 3 kugera isaa 5, hamwe nanjye Amb.Dr.Francis, the man of God. Goodrich Healing Program gitegurwa na Goodrich Healing Center. Tuzaganira ibintu bitatu bikomeye ahari wari warabuze kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Tuzaganira ibintu bitatu bikomeye ahari ukeneye kugira ngo byose bigende neza. Kubasenga n'abadasenga munyemerere uyu munsi mufate Bibiliya. Nta masomo 3 azayobora iyi program kugeza Yesu agarutse. Irya mbere, urwa mbere rw'Abakorinto n'urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 10 umurongo wa 31. Namwe iyo murya cyangwa munywa mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ese yurya ubikorera guhimbaza Imana? Ese yunywa ubikorera guhimbaza Imana? Muri iki kiganiro uzasobanukirwa ni gute umuntu arya akanywa ahimbaza Imana yamuremye nk'ikiremwa cyaremwe ku ishusho yayo. Ese yuriye ukagira ubwo urwara bya birwara byose? Ese uyinyoye ukagira ubwo hirima hahandi hose? Are you praising Lord? Uri guhimbaza Imana? Uyu munsi wikomange uvuge ngo Mana, maze igihe nijya bitaguhimbaza, maze igihe nkwa bitaguhimbaza, ariko uyu munsi ndatangiye. Isomo rya kabiri rizabana natwe muri iki kiganiro muraza kurisanga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 48. Namwe mube mukiranutse nkuko so wo mu ijuru akiranuka. Hallelujah. Ese urakiranutse nkuko so wo mu ijuru akiranuka, cyangwa uzabwirwa aya magambo ngo mukomoka kuri so Satani kuko ibyo yararikira ibyo murarikira, yabaye muriganya kuva kera na kare. Namwe mube mukiranutse nkuko so wo mu ijuru akiranuka. Cya gatatu tuzibandaho muri iyi programme ni isomo riri mu Migani igice cya 4 murongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Ubukuze
nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. N'ayo magambo atatu. Iyi ni program izagufasha kumenya, gusobanukirwa, gukuza iby'ubuzima nkuko Bibiliya bivuga, iby'ubwenge nkuko Bibiliya bivuga, ibyo ukora byose ukabikoresha ubwenge ndetse n'ubuhanga, n'iby'ubugingo nkuko tubisanze muri Bibiliya. Ndagusabira ko ibi bintu bitatu byaba bizima kuri wowe. Iyi ni program izagufasha guhindura byinshi. Iyi program will help you to improve your body, heart, mind and soul. Uzabona ibyo kurya byagaburira byose, ukabona indyo yuzuye. Ahari wagaburiraga umubiri gusa, ariko umutima ntuwugaburira ukagwingira. Ahari wagaburiraga umutima n'umubiri, ariko ubwonko ntubugaburire bukagwingira. Uyu munsi uzaza kumenya ubwonko burya iki. Ahari wagaburiraga ibindi bice, ariko roho ntuyigaburire maze ikagwingira. Uyu munsi uraza kumenya ngo roho yigomba kurya iki. Ntababwiye ngo iki ni ikiganiro, iyi ni gahunda, iyi ni program, iyi ni sente izafungurwa vuba cyane ikazahagarara Yesu akarutse. Abacunguye batashye mu ijuru, ariko uzabazwa aya magambo. Ese ibi bintu bitatu wabyitayeho? Iby'ubuzima wabyitayeho? Iby'ubwenge wabyitayeho? Ese witaye ku by'ubugingo? Nujya mu by'ubugingo gusa ugashuha, ukavuga indimi, umwuka akamanuka, ariko ukarwara diabete kuko utitaye ku by'ubuzima, uhwanye n'uwiyahuye imbere y'Imana. Imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, nta gusukamo kanyanga uko wishakiye, nta gusukamo amafiriti uko wishakiye, ntushyiramo ya myunyu n'amasukari uko wishakiye, kuko imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Nkuko hari amategeko y'Imana agenga ubugingo, hari n'amategeko y'ubuzima agenga ubuzima nk'urusengero. Hari n'amategeko agufasha kubaho neza. Muri ibi bice bitatu turi bubane nabyo muri iki kiganiro, nyuma yaho ndaza kubasaba mwese mutanga ibitekerezo. Murongo gutangaho ibitekerezo nuwo 0788 wahamagara, wakohereza WhatsApp, wakohereza ubutumwa live hano mu kiganiro, ariko umwanya wo guhamagara ndaza kubaha. Nuhamagara mbere yuko tubaho umwanya, ntabwo uri bwitabwe nanjye, ke tugomba kukwitaba live tukaganira. Ubu kwiheba ni kwinshi, abantu barataka ubukene, abandi baricana, abandi bariyahura, depression izabaye depression. Ibibazo byo mu mutwe byarakuze, abana bishwe n'ibiyobyabwenge, inda zitateganijwe ziyongera buri munsi. Twaje gukiza. This is a healing program. Ikiganiro mugezwaho ku bufatanye n'ibigo bitandukanye, birimo The Lisa Hotel, birimo Goodrich TV, birimo International Association of World Peace Advocates, birimo Goodrich Life Care, birimo Muganga Online, ku bufatanye bw'ibyo bigo. Nawe ushaka gutera inkunga iyi program ngo igere kure, duhamagare, twandikire. Ibi biganiro guhereje muzajya murabikurikira live kuri YouTube channel, streamed live. Ni Goodrich Healing Center, ni mujya kuri YouTube murahita muyibona. Nibi biganiro nibirangira niho tuza kubya-uploading, mwajya mubikurikira live. Dukeneye abambasaderi mu turere twose tw'igihugu, mu mirenge yose y'igihugu, mu tugari twose tw'igihugu, mu midugudu yose y'igihugu, mu masibo yose y'igihugu. Tuzafungura centers n'amashami yazo mu gihugu hose, ariko buri mugoroba turi kumwe. Ugeze mu rugo tuninga Goodrich TV. Niba hari abantu uzi barwaye bafite ibibazo, amakimbirane mu miryango, umugabo n'umugore bararwana hafi gutandukana, ke barahujwe n'urukundo, babwire bakurikira iki kiganiro kizabafasha kubaka. Abana bananiwe kunywa kureka ibiyobyabwenge, bamujyana iwawa, akajyayo bakamugorora, yagaruka ugasanga yagiye bya bindi bacisha mu kanwa, akaguruka aze kwitera ibyo mu nshinge. Yagiye azi kwiba bakoze mu mufuka, agaruka azi noneho no gutobora amazu, kuko yahuye n'andi mabandi amwigisha strategy na techniques bakoresha. Satani ari gukora, natwe duhaguruke dukora, ntabwo turusha imbaraga. Ntarinjira mu kiganiro, hari abatanzi wenda bambonye bwa mbere. Nitwa Francis Habumugisha, nize ibijyanye n'ubuzima, bachelor's degree, masters ndetse na PhD. Ndi umucuruzi, umushabitsi w'imbaraga, washatse amafaranga nkiri muto,
ko kuva ku myaka 7-8 nashakaga amafaranga. Nibuka kuko niga primary nari mfite na kapare narafotoraga. Kugeza uyu munsi, kugeza uyu munota mpagaze aha, icyerekezo cyahindutse. Icyerekezo cyahindutse. Nje gutarura intama zazimiye. Nje kukubwira ngo wikwiyahura haracyariho ibyiringiro. Wikwica ngo wice n'abandi nisakiriregwa. Nje kukubwira ngo hindura icyerekezo. Impamvu washatse amafaranga ukayabura hari ntago wize iby'ubwenge, uri kuyashaka n'ubwenge butari bwinshi. Tips z'uko byakwiyongera n'abahanga bazajya batumirwa muri iki kiganiro bazagufasha umenye amafaranga ashakwa ate. Wamara kuyabona ukamenya ko atarayo ugomba kuberaho abandi ukayabanamo n'abandi. Hari iby'ubuzima byaranze watangiye kurwara ibirwara nawe utazi. Umugore ntakikumva, nta nicyo kimumariye. Abana bararwaye muhora kwa muganga. Umutungo w'urugo wose washiriye kwa muganga. Uyu munsi uraza kumenya igisubizo muri iki kiganiro. We are here to support. We are here to help. Hamwe n'Imana byose bizagenda neza. Ahari umaze igihe uri mu myizerere ariko yo mu kirere uvuga ngo mfata iki ndeka iki, nawe utaza aho uhagaze. Bakubwira ko Yesu azaza akarimbura inkozi z'ibibi hanyuma ukajya gusenga kubera ubwoba bwo gutinya kurimbuka n'ibyago birindwi. Uyu munsi ndagira ngo wakire Yesu nk'umukiza. Uyu munsi ndagira ngo utsindishirizwe kubwo kwizera, utangire urugendo rwo kwezwa hamwe natwe. Nashatse Imana ndayibona, irantuma sinagenda njya gushaka iby'isi, ariko ndagarutse singiye kuba nkayona. Ubu naje. Turaza kureba ibice bitatu rero, reka duhere ku gice cya mbere. Igice cya mbere tuza guheraho ni ikijyanye n'iby'ubuzima. Igice cy'iby'ubuzima turaza kuganira ku masomo y'ubuzima. Aharaza kugira icyo agufasha, aharaza gutuma ubuzima bwawe bwahinduka nawe ukamera neza. Nzi ko vuba cyane dufite abantu benshi hano batanga ubuhamya bashima Imana muri iki kiganiro. Nawe wifuza gutera inkunga iki kiganiro, twaguhaye ikaze. Iby'ubuzima, amasomo y'ubuzima. Turaza kureba we are what we eat. Turi ibyo turya. Niryo somo ry'ubuzima tuza kuganiraho uyu munsi. Niturirangiza turajya no kuyanda ariko turatangirira kuri iryo. We are what we eat. Wowe uri ibyo urya, jewe ndi ibyo ndya, twese turi ibyo turya. Byagenda bite kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza? Turi ibyo turya. Reka dutangire n'iri somo. Murarigezwaho nanjye Ambassador Dr. Francis Goodrich, nutritional expert, ariko icy'umwihariko nkunda no kuruta ibindi, a man of God. Nize theology muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndi pastor, ndi umushumba, ariko ntuzabinyite. Uzanyiyitire a man of God. Mfite uko mvugana n'Imana, mfite uko mbana n'Imana, mfite icyo Imana yakuntumyeho. Ntabwo ari uyu mugoroba gusa, ni urugendo dutangiye. Hari tuzahura mbikubwire neza, hari uko tuzatinda nuzabyumva. Tujye ku masomo y'ubuzima. What is health? Ubuzima ni iki? Bufite definition nyinshi zitandukanye, ariko hari icyo abahanga babivuze. Ubuzima, being free from disease, ni ukubaho ntaho urwaye, ntacyo ubabara, ntaho utaka. Ubu nibwo buzima. Ese ni kumeze? Niba hari aho utaka, ubuzima bwatangiye kugucika. Birebe kuri ekara yawe biriho. Being free from disease, kubaho ntaho utaka. Abahanga baravuze ngo ubuzima it's a complete set of physical and psychology. Ushobora gusanga ro physically uri muzima, ariko psychologically ibitekerezo bikwiba, udatuje, mu bwonko bitameze neza. 40% muri Kigali ko byagaragajwe na RBC bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ubwo ro ntago uri muzima. Wakaba uri muzima ku mubiri physically ndetse no mu mitekerereze. Hose ukaba umeze neza. A good ability and adoption to society. Kuba washobora kwigurira, gutunga umuryango, kwibeshaho, kwigurira icyo kunywa. Means ubuzima bujyana no kuba no mu mufuka hari ikirimo. Nta gihe hari ubuzima ntabwo. Ibyo ni ibyegeranyo cyase ni definition y'ubuzima byashyizweho na WHO, World Health Organization. Cyangwa se OMS. Umaze kumva definition z'ubuzima, wumvise uri muzima cyangwa bwatangiye kugucika. Ushobora kuba ntaho urwaye, imitekerereze ari sawa, ariko ku mufuka ntabwo uri muzima.
ushobora kuba ku mufuka ufite ifaranga no mu buzima nta kibazo ariko imitekerereze ntayo, ntabwo uri muzima. Kuzaniye set y'ibi byose kugira ngo ubifite. Abahanga kandi bavuze ko umuntu yakaba expectinga kumara imyaka 120 ariko ntidushobora kwimara kubera iri koranabuhanga. Air pollution, water pollution, imyuka duhumeka, amazi tunywa, ntabwo ya myaka 120 twayimara kubera ibi bintu duhura nabyo, kubera iri terambere ryaje. Iyo turebye kuri Global Health Status by WHO batwereka uko ubuzima buhagaze. Hari ntiwari ubizi ariko uyu munsi uraza kubimenya. Yesu ubuzima buhagaze bute? Nureba kuri urwo ruziga rw'ubuzima uraza gusanga hari 15%, hari 5%, hari 80%. Hari aho icyatsi rero hari 5% health, abafite ubuzima bwiza buzira umuze, badafite ikibazo mu mitekerereze, badafite ikibazo cya physically ku buzima ku ngingo zabo, badafite n'ikibazo ku mufuka. Only 5%. Are you among them? Uri muri abo 5%. Hariya mureba ibara rya orange 15% unhealthy, abadafite ubuzima. Unhealthy no kuvuga ngo hariya ho rwose bari muri danger, bameze nabi, bararwaye, ushobora kuba ari no mu bitaro. Then hariya ho umuhondo dufite 80% sub health, baraho banze gupfa, banze no gukira, baraho nyine. Turashaka umubare wiyongere 5. Hariya hari icyatsi ku buzima hajyeho benshi, turacyari ku buzima. Isomo ritubwira ku buzima twibanzeho uyu munsi. Hari factors negatively affecting cyazitera indwara. Hari n'ubitera ziriya ndwara bigera kuri 6 nibyo ndi bwibandaho byongera byitwa free radicals cyangwa se radical libre. Ibi bintu bigera kuri 6 byo birica, bigera kuri 6 byatera ibindi bibazo, ariko nujya kureba uraza gusanga ubana nabyo nta naho bihungira. Nibwo buzima ubaho buri munsi. Icyambere fast food, byabyo kurya turya byako kanya byihuta, ni ya mafriti, ni za yahurute, ni za hamburger. Fast food, ibi byo kurya nibyo bidutunza kenshi. Ibi biri mu byongera radical libre, ibi byongera free radicals, biri mushobora gutera cancers ndetse n'ibindi. Kabiri stress, wayihungira hese. Umwana arayitera, umubyeyi arayitera, umwarimu arayitera, umugabo arayitera, umugore arayitera, umunyeshuri arayitera. Ifite amafaranga menshi raza, iyo wayabuze iraza. Stress harabavuze definition ariko mu Kinyarwanda n'umujagararo w'ubwonko. Tsanga bimeze nk'igipirizo kiri kuguruka mu kirere kidafite gifashe, ubwonko bwawe udashobora kubucontrolling, udashobora kubuyobora. Bitera indwara nyinshi kandi cyane. Not only that, cigarette and beer, alcohol, inzoga n'itabi byongera free radicals, byongera radical libre, zishobora kukutubuza ubuzima, zishobora kuduhitana, zishobora kutwica. Umwuka duhumeka, polluted air, nganda zaraje nibyo, amamodoka yaraje nibyo, ariko umwuka bitumura, umwuka bizamura ubwawe uraduhitana, utera ibibazo byinshi mu buhumekero ndetse n'ahandi. Ntabwo ariho gusa. Chemical effects ziva muri medications, imiti tunywa yo kwa muganga igira bad side effects, nayo bwayo iratwica, nibwo yaduhitana. Then polluted water, y'amazi tunywa. Ibi byose rero iyo bigeze mu mubiri, nimureba ku ishusho ikurikiyeho, birica, birangiza. Duhereye hasi kuri rimwe birabanza bigashwanyuza icyitwa cell ingingo, smallest organ, the basic of the whole life. Nakantu gato cyane ariko kagize ubuzima. Mu kirere haba hari twinshi ariko utapfa kutubona n'amaso kuko birebwa na microscope gusa. Iyo cell imaze kuba atake na za free radicals, ni mureba agashusho kabanza kariyo free radicals yateye igipfunsi yireze, muraza gusanga ya stress yakubise ka serere kari kazima, ya nzoga yakubise, rya tabiri ryakubise, cyane byose byakubise, cell iragenda irabora. Murebe uko cell yaboze yashwanyutse. Kuri kabiri birahereza tissue zihereze organ zihereze system, iza nzungano zose zangirike, bihereza umubiri muri rusange. Kwishushe kurikiye muraza kubona free radicals n'ingaruka zazo saza. Bimaze kugira mu mubiri niho za ndwara zose ziri buturuke. Uraza gusanga ibyo wari urwaye byaratewe na za free radicals maze kubereka. Kandi ubudinga ibe ryagaragaye ntibarikisha isuka. So be careful, umenye ngo wakwirinda ute. So hari indwara nyinshi cardiac zifata ku mutima,
indwara zitandukanye hazamo umutima n'ibindi, indwara za affecting amaserere bigatuma amaso agira ibibazo, multi organ diseases, musubire kuri ya tablo, multi organ diseases, hazamo diabete, hazamo anti aging, hazamo aging problems, hazamo chronic fatigue. Ibi byose byaje hari, muraza kubonamo blood vessels, imitsi za diabete zigatangira, za blood pressure, immune disease, immunity kamanuka, ubudahangarwa bw'umubiri, za cancer, ibibazo by'ubwonko, ibibazo by'ibihaha mu ngingo, impyiko, uruhu, ibibazo bigatangira. Byaturutse kuri free radicals zituruka kuri biriya byose nababwiye. The most killer, ibyica kuruta ibindi kuko mubibona imbere yanyu, izi ndwara zica kuruta izindi ku isi, nimero ya mbere heart disease, indwara z'umutima. Heko ningubwira ibizitera urasanga uri umukandida wa heart attack, wa fats zifata ku bihaha, zifata ku mutima, wa high blood pressure n'ibindi. Umutima ni inyama nto cyane ingana n'igipfunsi cyawe. Funga igipfunsi wereke mugenzi wawe cy'ibumoso nuko umutima ungana. Cyangwa ukarutwaho gato n'igipfunsi. Ntabwo ari munini nk'umutwe. Yewe hari n'abadamu ushobora gusanga afite ibere ariko riruta wa mutima, afite ama hips ageririye ari ku mutima still like this. Uko ibinure bizamuka bikaba byinshi bikawuzingatira, usigara utagishoboye gupampinga uko bikwiriye, nibwo uzamuka esikariye ukahagira cyane, nibwo uruhavuba, nibwo za pressure zizamuka, nibwo mvugiye kubura n'ubuzima bwawe. Umutima ni noble organ, ni inyama nto cyane, ikora akazi kenshi gakomeye, yibwiriza igakora, ikora nta kiyikomandinze. Aka kaboko ninjye ugakoresheje, iminwa ninjye uyikoresha, igifu gikoreshwa n'ibyo ushyizemo, ariko umutima ugizwe n'ibyo bita cardiac tissue, uribwiriza ugakora. Ariko indwara nyinshi zica kuruta izindi ku isi ni indwara z'umutima. Turabakandida. N'ubufata ukawapatiramo ibintu byinshi uri kuwuremereza, n'ujya kunywa inzoga n'itabi uri kuwangiza, n'urya ibinure byinshi uri kuwica. Ke twabonye ngo natwe niba turya cyangwa tunywa dukorere byose guhimbaza Imana, twibuka ko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka. Ndwara ya kabiri yica kuruta izindi ku isi, cancer. Kanseri zimureba ntabwo ari indwara zisaci, ni malformation y'amaserere, ni serire zikura nabi. Aha navuga ubwoko bw'amakanseri, kanseri z'amabere ku bagabo n'abagore. N'abagabo urya barwara kanseri z'amabere. Hari kanseri z'ibihaha, hari kanseri zo mu bwonko, hari kanseri zo mu muhogo, hari kanseri zo mu gifu, hari kanseri z'umwijima, hari kanseri za prostate ku bagabo, kanseri z'inkondo y'umura ku bagore, kanseri zo kuri za ovaire, kansa zabaye kansa, kanseri z'uruhu, kanseri z'amara, kanseri zo mu maraso. Ibi byose akenshi tugira uruhare mu kuza kwazo. Ndwara ya gatatu yica kuruta izindi ku isi, diabetes, isukari. Ntabwo urwara diabete kubera nyine isukari nyinshi kurusha abandi. Ntabwo urwara diabete kubera ko utakoze siporo, ahubwo hari igihe pancreas ubwayo metabolism yananirwa gukora akazi kayo, isukari gatumbagira, isukari kamanuka ikagushiramo, byose birica. Ahari witeje inshinge wanyoye ibintu ariko isukari yawe ntijya ku murongo, igisubizo kirahari. Muri Goodrich Healing Program, muri Goodrich Healing Centers twazanye ibisubizo by'ibi, aho tuzabafasha kandi mwese bikagenda neza. Ndwara ya kane, HIV AIDS, sida. Iyi ni indwara imaze urubyiruko, barishora mu busambanyi, tukareba genda zitateganijwe, ariko bashobora kuvanamo n'ibi byorezo, bavanamo n'ibi bibazo, bavanamo n'izi sida, bavanamo ibibazo bitandukanye. Ndagira mbabwire ko ibi byose ari ibibazo bitwugarije. Slide ikurikira muraza kubona ko 95% y'ibyo kurya turya byaturutse mu nganda byuzuyemo free radicals, radical libre, bishobora gutera cancers ndetse n'ibindi bibazo. Ari amabara bashyiramo amaji yahinduke, amafanta ahinduke, ari amasukari bongeramo, biriya bintu bashyiramo ngo bitagaga, ibi nibyo bitwica, processed food. Kiganiro ni Goodrich Healing Program, mutegurwa mukanagezwaho na Goodrich Healing Center. Vuba tuzatangira Goodrich Bible Academy, vuba cyane tuzatangira Goodrich Healing Center, tubagireho mwese aho muri. Ni ikiganiro kizagira ibice bitatu.
muziga iby'ubuzima ari nabyo twahereyeho kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe murya cyangwa munywa mukorere byose guhimbaza Imana. Ariyo mpamvu turi kuri iki gice cy'ubuzima, roho nzimitura mu mubiri muzima. Tuziga iby'ubwenge kuko muri byose ubwenge ari bwo ngenzi, kandi byose tugomba kubishakisha ubwenge nkuko mu migani hatubwira. Tuziga tunasobanukirwa iby'ubugingo kuko tugomba gukiranuka nkuko data wo mu ijuru akiranuka. Nyuma yo gutsindishizwa kubwo kwizera tugatangira urugendo rwo kwezwa. Ahari umunsi umwe tuzahamya nka Pawulo, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizerwa, ahasigaye mbiciye ikamba ry'ubugingo. Ariko yatangiye agwaguza nkawe, nifuza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, n'iki cyanyuzuye mu buri ntero urupfu. One day amaze kwezwa aravuga ati n'iki cya kuko namaze kurinda, kuko aho ngeze ari heza. Narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizerwa, ahasigaye mbiciye ikamba ry'ubugingo. Ndakwifuriza kuzahamya utyo nka Pawulo. Ibintu 10 bitera ibibazo kuruta ibindi, ibintu 10 bishobora gutera kansa n'ibindi kurusha ibindi, ibintu 10 byatwica kurusha ibindi. Number 1, imbuto z'intuburano, ibyo kurya by'ibituburano. Number 2, processed meat, za nyama zatunganyijwe zakozwemo mu product atandukanye. Number 3, ibyo kurya byashujwe muri za microwave, za microonde ngo byongere bishyuhe. Number 4, sodas, amafanta y'ubwoko bwose yari yava mu nganda. 5, dirty food and beverages, byabyo kurya byakorewe mu nganda. 6, refined white flour, ifarini y'umweru hakuyemo wa mutima w'ingano w'imbere ndetse na cya gihu cy'inyuma kaye byo bivura. Number 7, refined sugar, ya sukari y'umweru yamaze gutunganywa kongeramo ibitumi b'umweru ntari bubabwire uyu munsi. Number 8, conversion non-organic fruits, bya bintu za mboga n'imbuto bitari organic byahinzwe hagiyemo imvaruganda bigaterwamo cyodani na detane. Number 9, farmed salmons, ya mafi yahinzwe atarayumwimerere yo mu nyanja yandi yahinzwe akagaburirwa. 10, hydrogenated oil, bwa buto bacamukije inshuro nyinshi bugahinduka acid. Ubundi wakabwaruyemo amafriti rimwe ukabumena, ukabukuramo ibyo kurya rimwe ukabumena. Twe turakomeza tukaburya, turakomeza tukabuteka. Turi ku isomo ry'ubuzima. Ibyo kurya bigira uruhare runini nkuko mubireba imbere yanyu, ndetse percentage nini. Ibyo kurya bigira uruhare runini mu kutwanduza, kuko 35% kanseri ziva mu byo kurya turya. Mwibutse namwe murya cyangwa munywa mukorere byose guhimbaza Imana. Nurwara kansa wabyiteye kubera kurya nabi, uzicuza ubuzima bwose, n'ijuru ntiyaryo wajyamo kuko uhwanye n'uwiyahuye. Itabi rigira 30% gutera kanseri. 6% ibikura ku myororokere, ku babyeyi ikaba yaba hereditaire. 5% ku mavirus atandukanye. 4 n'ibijyanye n'akazi ukora, ambiance du travail. 3 n'imirasire y'izuba. 3 n'umwuka wanduye, polluted air. 3 n'ibiyobyabwenge, ibinyobwa bisindisha. 11% igaturuka handi hataraho twavuze. Ariko mubonye ko ibyo kurya ni percentage nini. Iyi ni serire nzima itari yabatake, itari yarwara, itari yangizwa. Wamenye ute ko ufite serire nzima? Amaso yawe akiri umweru asa neza, munsi y'ibirenge ucekinze usanga ufite nta mabara y'umukara arimo, inzara ntizicuka uko zishakiye. Serire ya kabiri kuri kiriya mureba urwo n'iki ko wayigize, uranavuga mu hakazamuka icuka kibi kizamuka mu nda, abuvuze bakumva biranuka pe. Ama infection adakira, amabara y'umukara munsi y'ibirenge, urasokoza imisatsi gapfuka, inzara ziracika cyenyeje, ibintu by'umweru ku rurimi mu gitondo byutse, umutwe wa hato na hato, kubabara umugongo, amabara y'umukara munsi y'ibirenge, amaso gutukura ukabona ameze nk'ikintu cyahaza urusenda. Next slide. Iyo rero serire zimaze kwangirika zihereza tishu zigaha organe n'impyiko n'umwijima n'amara, nabyo bigahereza systeme, umubiri wose ukaburangiritse. Abahanga barashakishije nkuko mubibona imbere yanyu, bashakisha icyarinda ibi bintu. Bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2005, American Cancer Society baranditse ngo byemejwe na Dr.Habumugisha, free radicals to be prevented or cured by any conventional drugs.
ingaruka zazareyo za telefone, ingaruka za byo kurya twariye byo mu nganda, ingaruka za byo kurya by'amafanta twanyoye, ingaruka za ya mirire mibi, ibintu bitari organic ntago bishobora gukurwaho n'umutware wose w'ikizungu. In fact, most of prescription drugs are source of more free radicals generation in body. Ahubwo ya miti yo kwa muganga nayo yongera za free radicals ikadushahura. Ngo nahi Imana ngo Imana turinda, uyu munsi yanyohereje kugira ngo nkubwire uko nawe wakwirinda, nawe umenye uko wakwirinda kandi ubuzima bukagenda neza. Hari icyo abantu b'Imana bavuze. Duhere kuri Hippocrates. Hippocrates benshi mujya mwumva, Hippocrates benshi mwaramubonye, Hippocrates benshi mwaramwumvishe. Uyu ni father of medicine, yiswe umuganga w'ubuvuzi bwose. Hippocrates ku myaka ye, we mu gihe cye indwara zabaye nyinshi, ariko yageragezaga gupima, yajyaga gupima inzoka, yashyiraga ugutwi kunda kumva kigonga, yapimaga inzoka agendeye ku majwi yazo. Physician Hippocrates. Hippocrates we kugira ngo atesting amenye ko urwaye, yaguhaga uruho ukanyaramo, agasogongera za nkari zawe, akajundika, akumva niba harimo ibyunyu byinshi cyangwa ibisukari byinshi cyangwa ibivuta byinshi, agacira ati ariko ntakumvisha urarwaye. Nta bipima byabagaho. Uwo ni Socrates, father of medicine, umuganga. Yavuze iki? Amagambo yavuze. Hippocrates wayo mu kinyejana cya 5, Hippocrates wayo mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu, we yaravuze ngo ibyo kurya byawe bijye biba umuti wawe, kandi mu ndwara wivurishe ibyo kurya. Niba ushaka kurya no kunywa bihimbaza Imana, reka ibyo kurya byawe bijye biba umuti wawe, kandi mu ndwara wivurishe ibyo kurya. Uwo ni Hippocrates. Katurebe Socrates icyo yavuze, umucurabwenge. Socrates ni umucurabwenge, ariko azwiho ikintu kimwe: yari afite umugore mubi ndetse wari ikigeragezo, kugira ngo Socrates avuga ngo subira inyuma, niba ushaka kuba umusizi uzashaka umugore mwiza, ariko niba ushaka kuba umufilozofe nkanjye uzashaka umugore mubi. Socrates yageze ubwo anyuraho, umugore aramucunga, yihagarika mu kidobo n'amazirantoki mu kidobo, maze acunga Socrates bimucubura mu mutwe. Socrates arareba ati ati ni imvura ingwiriye, ati ni imvura nayihanganira, kugira ngo adakora amahano yakiyicira umugore. Urumva ngo umugore yishe umugabo ngo ijya kugiza ate? Socrates ibi yakoze hari icyo byigishaga, hari icyo byigishaga. Ntiyigeze atandukana nawe, yagumanye nawe kugeza ubuzima bwose. Socrates rero ikindi kintu gikomeye yigeze gukora, bigeze kumuhamagara bati ngwino, umwami aramutumiza amushyira muri stade, ati turakuza aho uvuka, wiyita umucurabwenge ute? Tubwira icyo urusha abandi ntukibura turakwica. Next slide. Socrates yabwiye umwami n'ingabo ze ati mwami nyagasani nabo muri kumwe, mwese mubereyeho kurya, igihe icyo mbarusha najya kugira ngo mbeho. Haleluya. Socrates ararokoka. Socrates yari afite ubwenge kandi yahawe n'Imana. Ntago nzi niba ibyo ukora harimo ubwenge n'ubuhanga, ariko Socrates yari afite ubwenge n'ubuhanga kandi yakomoye ku Mana. Ahitamo ko we atazajya aberaho kurya, ahubwo azajya arya kugira ngo abeho. Uragera muri restaurant self service cyangwa mu bukwe ibisoro 10 bitondetse, ukarura ku cyambere, ku cya kabiri, ku cya gatatu, ko nawe ujye wiseka. Warura inkoko itogosheje, warura n'ikaranze, warura ibirayi by'amagandu, warura n'ifiriti. Come on. Hari ibintu basiriraho abatarya ibindi, wowe urapakiye isahani uranimbirije. Mbere yo kurya no kunywa bakabirana niba bihimbaza Imana, wakwegera nutritionist expert akagupima akavuga ngo ndabona umubiri wawe ukwiye kurya, ariko ibintu bikwiriye, ukarya bijyanye n'ibyo umubiri ukeneye, ukarya bijyanye n'ibyo umubiri ushaka. Ibibazo, ibitekerezo, umurongo twawufunguye mwakohereza. Guhamagara ni iminota 15 yanyu, ariko ibitekerezo n'ibibazo mwohereze kuri iriya nimero. Abashaka kwiga iby'ubuzima, abashaka kwivuza, kumenya ngo ubuzima ko bwangiritse twakwivuriza he, kanya turabashyiriramo na publicité y'umuterankunga wacu Goodrich Life Care, mumenye ngakora ibiki kandi akorera he.
Reka turebe icyo Imana ivuga mu Itangiriro 1:29 twihute tuhagere. Itangiriro 1, Itangiriro igice cya mbere. Mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo waho. Itangiriro igice cya mbere umurongo waho wa 29 aravuga ngo kandi Imana irababwira iti, ibwira Adamu na Eva, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi byose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo, ngo bizabe ibyo kurya byanyu. Uyu munsi ndibaza ngo ninde waguhaye inyama, ninde waguhaye inzoga, ninde waguhaye amafiriti n'amafarini? Ibyo kurya, ibimera biri organic n'imbuto zabyo n'utubuto twabyo bizabe ibyo kurya byawe. Ngurashyira ku mashino kw'isiri isi cyane iravunguka byabyo mukabirya, naho kansa zitangirira. Kera basyaga ku rusyo, kera baseguraga mu isekuro. Muzaze mbatembereze mu mudugudu witwa Habayeho, urahitwa Inyakariro, ufite ubukerarugendo bushingiye ku muco. Insyo zirahari, amasekuro arahari, ibyakoreshwaga kera n'ubu wabikoresha. Niba wacitswe ukarya ibirimo amabuye birimo ibyuma, ukaba ukeneye ikindi kintu cyitwa antioxidant kunetraliza ubuvuzi. N'iki cyarindi ibibazo byose. Slide ikurikiye murasanga ko hari ikintu gishobora kurinda free radicals cyitwa strong immune system. Immune system ubudahangarwa buri hejuru, you are lucky. Kabiri, fata antioxidant zinetralize za free radicals. Bituruka he? Turaza kurangira ke muri iki kiganiro ziga byinshi, n'abandi badukurikiye bafite ubunararibonye ku buzima turabatumiye muri iki kiganiro. Treatment zitandukanye zafasha abantu bafite ibibazo turabatumiye muri iki kiganiro, giterwa inkunga na IWAPA Rwanda cyangwa se International Association of Peace Advocate, Goodrich Life Care, abahanga mu gusuzuma no kuvura, Delisa Hotel hariya epfo ku Ruyenzi, ndetse na Goodrich TV turi kumwe uyu munsi, tutibagiwe na muganga online. Nawe tuguhaye ikaze. Next slide. World Health Organization hari icyo yavuze ngo niba ushaka ubuzima bwiza, niba ushaka antioxidant, uzarya imboga ubwoko butanu ku munsi, urya imbuto ubwoko butanu ku munsi. Wabikura he? Yamvuga yebo ngo wabikura he? Birahenze, very expensive. Kandi birye biri organic, bitatinze muri firigo, biri organic. Gufata food supplement ibi bigisubizo. Next slide. Kuko byibura iyo uriye supplement zavuye muri biriya, kuko ushobora gusanga ubonye supplement irimo ziriya mbuto zose mureba hariya, kugira ngo urabone imbuto zitondetse kandi buri rubuto nicyo rukoraho. Go to next. Murabona izo mbuto ko zimeze, hari amababayi, hari n'ibyo afasha, hari inkeri, hari n'ibyo zifasha, hari anana, hari n'ibyo zifasha. Ibi turabikwigisha tukakubwira ngo ariko ibi bifite acide nyinshi, ntubifate kuko ufite igifu nubwo byari byiza. Next slide. Muraza kubona sasa n'ubundi mbuto zitandukanye zishobora gufasha ku buzima bwawe, zishobora kugira ibyo zivura bitandukanye. Next slide. Muraza kubona imboga rwatsi, mboga rwatsi muraza kubonamo ibintu bitandukanye kandi bishobora kugira icyo bihindura ku buzima bwawe. Ibyo byose tuzabiganira mu by'ubuzima. Next slide. Muraza kubona noneho greens, ibyatsi kandi imibiri yacu ikenera buri munsi, karari tutapfa kubona, ariko twabiguha wabibona muri capsules, wabibona ari amapudre, wabibona ari syrup, kandi bigahindura ubuzima bwawe. Next slide. Muraza kubona champignon cyangwa se ibihumyo, so bikenerwa kugira ngo bihindure ubuzima. Ababirya sinzi ngo muri bangahe, ariko byari bikenewe kugira ngo ubuzima bugende neza. Ibi ni ibihumyo by'ubwoko 12 twagerageje gusura naho bihingwa mu Buyapani, harimo za shiitake, maitake, hitake. Next please. So ibi bihumyo iyo bikoresheje ubuzima bwawe burahinduka. Twabiguha biri fresh, twabiguha biri muri capsules zitandukanye, ariko ubuzima bukagenda neza. Ngibi ibyo twabategura uyu munsi mu kiganiro kijyanye n'ubuzima, kugira ngo ahari nawe ushobore gusobanukirwa, umenye ngo gute narya bihimbaza Imana. Reka mbabwire ko umuterankunga wacu kuri iki gice cy'ubuzima, Goodrich Life Care, afite byinshi bitandukanye. Reka dusimbukireyo tuze kugaruka twinjira mu gice cya kabiri kijyanye n'iby'ubwenge. Ikiganiro ni Goodrich Healing Program, mugezweho nanjye Amb.Dr.Francis HABUMUGISHA, a man of God,
nkaba n'umuyobozi mukuru wa Goodrich Group of Companies. Tukaba tuzabana muri ibi biganiro kuva uyu munsi kuzageza Yesu agarutse nkuko nabibasezeraniye. Ni buri munsi saa 3 kugera saa 5. Abo byacitse tutabatangiranye natwe mwaza gukurikira kuri YouTube channel Goodrich Healing Program, Goodrich Healing Center, ugakora subscribe, ugakanda kukazogera, ubundi biganiro bikajya bikugeraho kuko ni buri munsi. Turaje mu kanya. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumara iki gutunga magana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Goodrich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 cyangwa 0788 30 77 na 0788 30 04 Abanyarwanda iri ni ijwi ry'ubuzima. namwe murya cyangwa munywa mukore byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. namwe mwe mukiranutse nkuko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes for better. Iri ni ijwi ry'ubuzima. namwe murya cyangwa munywa mukore byose guhimbaza Imana. Mu ijuru icyubahiro cy'Imana isumba byose, kandi mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Ikiganiro ni Goodrich Healing Program hamwe na Amb.Dr.Francis. Narishimye ubwo nabaga appointed na World Peace President akangera ambasaderi w'amahoro ku isi. Nashimiye Imana. Nkaba mpagarariye u Rwanda muri international organization. Ntabwo amahoro yaza ku isi ataraza mu mitima. Ntabwo amahoro yaza mu isi ataraza muri families. Hoya. Amahoro ahera iwacu. Mwabibonye kenshi ko iki kiganiro muzakurikirana mukanasobanukirwa iby'ubuzima, iby'ubwenge ndetse n'iby'ubugingo. Katujye mu gice cya kabiri aho tureba iby'ubwenge. Iby'ubwenge ubibagezaho ni Amb.Dr.Francis, a man of God. Nimero murebaho n'ubundi ni yanjye, mwampamagara isaheri yo yose. Ikiganiro cyagucitse duhuriye kuri YouTube channel Goodrich Healing Center, aho uzabisangamo byose. Gute twahindura ubuzima? Gute twahindura ubuzima? Gute byose byagenda neza? Mbibutse ko ibi birimo bishimangirwa na rya somo nabasomeye ryo mu migani. Kubo tutatangiranye mujye mu migani igice cya 4 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Kuki by'ubwenge bikenewe ntitujye mu mwuka gusa? Kuki by'ubuzima bikenewe no mubiri ntitujye mu mwuka gusa? Iby'umubiri n'ubuzima birakenewe kuko turya cyatungwa tugomba guhimbaza Imana, kandi imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka. Iby'ubwenge birakenewe kuko imigani hagira harya 4:7. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Ubwenge muri byose, hagari mu kintu kimwe, muri byose. Muri byose, mu kubwiriza, mu kuririmba, mu gucuraza, mu gushaka, mu kubaka urugo, mu ishuri. Ubwenge muri byose nibyo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Iyo ibyo utunze utabishakishije ubwenge ntubigeraho. Iyo utabitungishije ubuhanga birayoyoka. Ubukuze nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Mwakire gusomwa ku ijambo ry'Imana. Katurebe igice cy'ubwenge, katwige ku ijambo ry'ubwenge.
ejo nzaba mbafitiye umutumirwa uzababwira byinshi ku bijyanye n'ubwenge, ni inararibonye, ni expert, ni mentor. Ejo bundi nzaba mbafitiye undi uzababwira ku by'ubwenge. Turi kumwe muri iki kiganiro. Nimukurikira kuri social medias, nimukurikira kuri Telegram account turi ubaye mukajoininga no kunyandikira kuri WhatsApp nkaguha link ya Telegram ihuza abantu bacu ku isi yose, nawe ukajoininga ubundi tukajyana. The roots create the fruits. Imizi niyo irema ikora imbuto, amatunda. Sasa rero niba ushaka guhindura amatunda uzabanza uhindura imizi. If you want to change the fruits, you will first change the roots. Bisobanuye ngo kugira ngo ibitagaragara ibigaragara bihinduke, uzabanza uhindura ibitagaragara. If you want to change the visible, you must change the invisible. We need change. Cyangwa mu byo dutekereza, cyangwa mu byo dukora, cyangwa mu byo tuvuga, we need change. Nothing in life has a meaning unless the meaning you have give it. Ikintu ku isi na kimwe kigira igisobanuro. Habe kiretse igisobanuro gihaye. Ntacyo. Nothing. Nothing. Icyo wisi gitenge uyu munsi wabyumvikanyeho n'abagenzi bawe, mushobora kucyita ifurari, mushobora guhindura mukacyita idarapo. Nothing in the world has a meaning. Nta kintu ku isi na kimwe kibaho kigira igisobanuro kiretse igisobanuro wowe ugihaye. Igisobanuro muha ikintu mushobora no kudahuza we na mugenzi wawe. You can disturb someone but changes come from himself. Ntabwo we wahindura umuntu cyakora wamudisturbinga. Ndagira ngo mbwira abapastor bagenzi bajya haguruka mu izina rya Yesu, njyewe ndabahindura. Genda gake, ntabo wahindura. Change comes from inside. Guhinduka bituruka imbere mu muntu. Uri umugabo ngo njyewe ngo umugore namuhindura, forget. N'umwana ntago wamuhindura. Ngo cyangwa ndi umugore nguze ubwenge ngo umugabo reka mushake ngo nubwo atameze neza ngo nzagenda muhindura gace gace. Come on. You can disturb someone but change comes from himself inside there. Cyakora ibyo ukora byitwa disturbance. Next slide. Ariko iyo ukora disturbance yumuhoza ku nkeke ariko ukoresheje umutima mwiza bishobora kumuhindura. A disturbance with a good heart changes a person. Next slide. Disturbance with a good heart can change a person. Turi kuri disturbance with a good heart, wibuke kimwe nibyo government zikora. Baragufata bakagufunga wakoze amakosa, ariko ntibagukubita, ntibakunyagiza, ntibakwicisha izuba, ahubwo bagushyira mu nzu bakubakiye, bakagushyiraho amashuri, bakaguha nawe urimo kwigisha muri gereza. Ntabwo bakwicisha inzara, baguha ibyo kurya kandi udakora. Disturbance with a good heart can change a person. Babyeyi guhindura abana ntibishoboka, bayobozi guhindura abaturage ntibishoboka, bagore guhindura abagabo ntibishoboka, bapastor babishop guhindura abakristo ntibishoboka. Mwige disturbance with a good heart. Aya masomo tuzatangiye kuyatanga, tuzatanga no mu bigo bitandukanye, mu maministeri, mu mashuri, mu nsengero, twigisha abayobozi cyo bita team building, leadership, how to disturb people with a good heart. Tuzigisha imiryango abagabo n'abagore guta umugabo wawe wamuhindura neza. Disturbance with a good heart changes zigaturuka imbere muri we. Mu masomo y'ubwenge ujye wibaza iki kibazo, am I growing? Wibaza buri munsi niba ukura, hari intambwe utera. Some people are not growing, baragwingiye mu mibereho yabo ya buri munsi kuko utagaburira ibice byose uko bikwiriye. Ushaka kubugaburira umubiri ariko utagaburira roho, ushaka kubugaburira roho ariko utagaburira umutima, ushaka kugaburira umutima ariko utagaburira ubwonko. Ubwonko burya iki? Brains. Ubwonko burya information, ibitekerezo. Ni ibihe ugaburira ubwonko bwawe. Umutima urya urukundo,
ugaburira bangahe, ugaburirwa na bangahe. Iyo bibuze umutima uragwingira, umuntu akagira depression, akiheba, agahinda gakabije, akagenda yivugisha, final akiyahura, cyakica n'abandi. Abayobozi tugaburira abaturage tuyoboye urukundo, abaturage tugaburira abayobozi bacu, bagore tugaburira abagabo, bagabo tugaburira abagore, bana tugaburira ababyeyi, ababyeyi tugaburira abana. Bode umubiri urya bya byo kurya tumaze kubona, ariko nabyo ukabyitondera kuko ari byo ushobora kurya bikakurimbura, bikaguhitana, wabiriye ukabinywa bidahimbaza Imana. Minds irya believe ni ukwizera, aricyo gice tuza gusorezaho cy'ibyo kurya by'ubugingo, by'uburyo ubugingo bwacu nabwo bwaba buzima bukaba improved. This is sad story. My dad died because of long treatment. Umubyeyi wanjye nakundaga ni papa, ariko yapfuye kubera traitement itariyo. Ntabwo mvuga aho yivurije, ntabwo mvuga aho twamuvuje, ariko yishwe na traitement itariyo. Rimwe na rimwe twicaho nuko twanyweye imiti itari y'uburwayi bwacu. Rimwe na rimwe twicaho nuko twagiye gushakira ibisubizo by'ibibazo byacu aho bitari. Next slide. Long diagnosis cause long prescription. Iyo upima yapimye nabi akibeshya ku ndwara bituma prescribing cyangwa kwandikira umuti utariwo. Bad long prescription kukwandikira umuti utariwo bigatera long treatment, ubuvuzi butaribwo. Long treatment cause death, ubuvuzi butaribwo butera urupfu. Even the politics, even in business. Muri politics wapimye nabi, kibazo nabi, ugatanga umuti utariwo, byatera urupfu. Muri business unyoye umuti utariwo, utariwo ikibazo, byatera urupfu. Mu biganiro by'ubwenge tuziga, dusobanukirwe gute bakora diagnosis, gute bapima bakamenya, gute ba checking, ukamenya umugore muzabana, umugabo muzabana, uko urugo rwagenda neza, gute bapima bakamenya business orientation, dreams, business plan, byakagenze bite. In politics, gute niba mbaye mayor, mbaye governor, mbaye minister, naramba kuri uyu mwanya kandi sinse byo wangira ikizera kampa uyu mwanya. Hari igihe ugenda wumva ugiye guhindura abaturage ariko utazi inzira biri bucemo. Hari igihe ugenda ugiye gukora ibyiza bagenzi bawe batagezeho ariko utazi aho uri bunyure. Muri iki kiganiro uzahagirira amahirwe. Ni benshi bahamagarwa bakaba appointed, nkuko David yavanywe mu ntama bakamutereka ku mwanya bati ubaye umwana. Cyakora yewe yaramaze igihe yigira mu ntama yiga kwicisha bugufi aragira. Nubona baguhamagara bati ngwino be ministre, bakaguhamagara ati ngwino be meya, ngwino be guverineri, ngwino be umuyobozi, uzabanza ukurikira iki kiganiro byibura ukwezi udasiba, wiga iby'ubwenge, umenye, usobanukirwe, wige kwigirira icyizere. Nutiyemera ntawe uzakwemera, nutiyizera ntawe uzakwizera, nutayoboza ubwenge n'ubuhanga nta n'umwe uzakuyoboka. Nibihe bintu bitanu ukora buri munsi bitandukanye n'iby'abandi bakora buri munsi byakwerekana uwo uri we. Ntushaka kumenya umuntu uwo ari we, reba ibintu bitanu akora bitandukanye n'iby'abandi bakora. Ntushaka kumenya umuntu uwo ari we, reba 5 things akora abandi badakora. Are you unique? Show us. Kuba tuzakocinga, tuzamentaringa, tuzaduhura live, nzavuga ngo byandi kubitwereka. Niba utabifite uzatangira kubishaka kugira ngo bagenzi bawe babone ko ufite itandukaniro baze no kukwigiraho. If you change people's mind, then hearts will follow. Urabanza ugahindura minds, ibitekerezo, imitima igakurikira. Ntabwo umutima w'umuntu upfa guhinduka. Cyakora you can catch the minds. Ibyabayobozi beza bakora bazi gutera siasa, they catch the mind of the people. Nicyaba pastor beza bakora, they catch mind of their people. Nibyabahanzi bakora, they catch our minds. Nibyabastari bakinnyi bakora, they catch our minds. Abafana natwe tukayoboka, but they catch minds. Yumaze gufata minds yanjye ukayitwara, umutima wanjye ukurikira minds yanjye, ariko ntihazagira ukubesha ngo umutima yawe uguhaye. Forget.
when you shine in darkness. Ntabwo ushobora kurabagirana izuba riva. No. Ntushobora kurabagirana muri sida ifite amatara angana gutya. No. Urabagirana mu mwijima. Hahandi hari abana bari gutwara inda zidateganyijwe benshi, niho ugira wowe mwana w'umukobwa ugahagarara uvuga uti no, I will do my best, ahubwo ndebe ko n'abagenzi banjye nabigisha inzira nziza yo kuva muri ubu buyobe. Hahandi hari za ruswa zica ibintu mu bayobozi zivuza ubuhuha, niho uhagaruka uvuga uti I will make difference. Hahandi hari umwijima ukomeye w'abantu batazi iyo bajya, bagaruka uvuga uti jewe nzi inzira yo kunyuramo kandi reka nyikurikire nzagera aho njya. If you shine in darkness. Umucyo ntabwo uhunga umwijima, umwijima niwo uhunga umucyo. You shine in darkness. Bejo bataguha akarere ngo bampaye akarere kabi ngo karemwe ibibazo byinshi. Aho nugiye kugaragariza ubwenge n'ubuhanga. Aho nugiye gusaba Imana ngo Mana ubwenge nk'ubwo wahaye Salomo maze nyobora. Act with the heart and hands. Abenshi bakoresha umutima, ibiganza inyanda. Abenshi bakoresha ibiganza, imitima idahari, nta kigenda. Byose bigomba gukora. Umutima n'ibiganza ubishyira hamwe. Next slide. Hanyuma bigakora. Urabikoresha byose, birakorana, bigomba kuba bihari kugira ngo bigende neza. Act with the heart and the hands. Aho uzagera ku nzozi zawe, aho uzagera aho ushaka kugera, aho uzaba uri umunyabwenge. Next slide. You can't change your world, but you can change yourself. Harya wibwira ngo wahindura isi? No, ntushobora. Twabonye ko n'umuntu utashobora kumuhindura. Ntabwo washobora guhindura isi. Ntiwahindura n'akagari, ntiwahindura n'umudugudu, ntiwahindura n'isibo, ntiwahindura na famiye yawe, ariko wakwihindura. Dr. Francis nahinduka, ariko sinashobora guhindura isi. Sinahindura akantu na gato, n'umwana muto ntiwamuhindura. Namara guhinduka nabo bakankurikira bakagera ikirenge mu cyanjye kuko nahindutse. This is the change we need. Next slide. Pull it in before you pull it out. Ubanza ugakura urubigiza naho mbere yuko ubibwira abandi. Bikore mbere yuko ubwira abandi kubikora. Muyobozi urasunikira abantu gukora umuganda, we wawukoze. Boss urabwira abakozi kuzinduka, we wazindutse. Yes, uri boss ikigo n'icyaye, but zinduka. Be there on time to show them the difference. Change yourself. Bazakureberaho nabo bahinduka. Tuzi slogan ihoraho muhora muyumva, if you want to go fast, go alone. Ni ushaka kugenda wihuta, genda wenyine. Iki nta muntu utayizi mu bakoresha social media. Ariko if you want to go far, go together. Ariko niba ushaka kugera kure, jyana n'abandi. Teamwork, gukorana n'abandi, gushyira hamwe. Uyu munsi nanjye nzanye ikindi. What if we go fast and together? Noneho tukajyana, ke tukagenda twihuta. I think it will be so wonderful. Next slide. Let us meet at the top. The bottom is not for you. Hasi haba akajagari, tuvurire hejuru. Aya ni amagambo y'ubwenge tuyatugarukaho kenshi. Ibi ni ibice kino gice tuyatugarukaho kenshi, ariko uyu munsi twavuze kuri change. Uyu munsi twavuze ku mpinduka. Uyu munsi twavuze kuri change. The change you need, the change I need. Tutarajya ku gice cya kabiri kijyanye n'iby'ubwenge, n'iby'ubugingo, iby'umwuka, ari nacyo tuza gusorezaho. Katubanza turebe aka video gato, n'ubundi ni amasomo natanze dusobanura ibijyanye no gushima. Uyu munsi mu ijambo ry'Imana, uyu munsi mu by'ubugingo, uyu munsi mu by'umwuka, turaza kwibanda ku kintu cyitwa gushima. Nyuma y'iki kiganiro kirimo na story ijyanye no gushima, ndagaruka. Reka mbabwire ngo ningaruka nditaba n'amatelefone yayindi iri kuri ekra. Ningaruka ndasoma ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp.
na nimero isanzwe. Nizere ko mwamaze gukora subscribe kuri Goodrich Healing Center YouTube channel kugira ngo abacitswe n'ibiganiro bize kugaruka muze kubibona, kugira ngo abacitswe n'ibiganiro muze kubisangiza abagenzi banyu. Ndaje mukanya, ndabakunda cyane. Ikaze nanone kuri The Mentors Channel, ibi mwabikurikirana no kuri Goodrich TV ndetse mwabikurikirana no kuri channel zose zacu za social medias. Reka mbabwire ko uyu munsi tugiye kuganira ku magambo akomeye cyane avuga gushima. Ndasubiramo gushima. Abantu benshi barasa bagira n'umuco wo gusa ariko gushima. Yesu yigeze gukiza ababembe benshi, umwe aragaruka ati mwami narinje kugushimira. Yesu ati buretse ko nabakijije muri benshi ukabugarutse gushimira umwe, bagenzi bawe bari he? Yesu ujya wibuka gushimira wakugiriye neza, umugabo wakugiriye neza, umugore wakugiriye neza, umuyobozi wakugiriye neza, umuturage wakugiriye neza, umwana wakugiriye neza, umubyeyi wakugiriye neza, umukozi wakugiriye neza, umubosi wakugiriye neza, Imana yakugiriye neza. Yesu ujya wibuka gushima. Gushima. Witwa Zakayo yari mugufi, yari umunyabyaha cyane kuko yari umukoresha w'ikoro, yarasoreshaga, ariko yagusoreshaga ijerekani iri mu rwaga rujya ku isoko, akagusoresha n'iri mu busigaruka. Yagusoreshaga bikoreye ibijumba ku gataro, wagaruka agasoresha n'agataro kari kugusa. Yumva hirya imbiri abantu bayiruka bati Yesu, Yesu ati nanjye ndashaka kumureka. Akambika umucyo wa Kristo karamukubita, burya nta kure ko nta hantu Yesu atagukura. Zakayo yurira igiti kugira ngo ashobore kureba Yesu. Zakayo arazamuka mu giti hejuru arangije arafata ishama arakomeza ngo adahanuka, ubundi asigara arebera mu mashami. Yesu yaraje n'abantu benshi, bageze munsi ya cya giti bari bafite speed, Yesu ahita ahagarara. Ubwo Zakayo yarasengaga ati Imana imfasha Yesu ntambone, ambonye napfa kuko ndi umunyabyaha cyane. Yesu agize munsi ya cya giti ati Zakayo ati birarangiye ndapfuye. Yesu ahagaze bibaza ikibaye, nyamara Zakayo ajya kujya mu giti Yesu yarabizi kuko ni Imana amenya byose. Yesu yararamye aravuga ati Zakayo ururuka, calm down, uyu munsi ndarabi wawe. Complain zari nyinshi, ararate mu rugo rw'umwambuzi, ararate mu rugo rwa Zakayo. Cyo shaka kukubwira ni kimwe, Zakayo yahoze ashima, ntabwo yigize yibagirwa aho yahuriye na Yesu. Mu buzima bwe bwose Zakayo bavuga ko nubwo yari umutunzi ukomeye, yari nka ministre w'ubucuruzi icyo gihe, Zakayo yazundikaga mu gitondo n'ikibindi akajya kuvoma amazi ku iriba kure, akaza yikoreye n'ingata agatura kuhira cya giti. Kavuga ati iki giti nahuriyemo n'umucunguzi, iki giti nahuriyemo na Yesu kitazuma. Yaracyuhiye kugeza apfuye Zakayo. Yashiraga mu ikota akajya ku kazi ariko avuye kuhira igiti aho yahuriye na Yesu. Ikibazo kirabaza ngo ujya wibuka aho wahuriye n'uwakugiriye neza? Nta gihe ubuzima bwawe bwari mu kaga utazi ko buri buce ukabona burakeye. Ujya wibuka uwaguhaye ubwo buzima? Ujya wibuka uwagufashije uri mu bitaro? Nta gihe wagiye kuri bombone ukajya wishyura umwuka ku masaha, ujya wibuka uwaguhaye umwuka uhumeka igihe cyose? Nta gihe bari muri situation mbi utazi niba buri buce, amaraso ameneka, amasasa avuga, ibibazo ari ibibazo, bwacyo ukabona urongeye ubaye muzima. Ujya wibuka uwagufashije kurwana iyo ntambara? Ujya wibuka uwagufashije kurokoka ibyo bibazo? Umunsi umuyobozi uricaye mu ntebe, ariko ujya wibuka uwagufashije kugeraho? Warubatse ufite urugo, warashyingiwe cyangwa wararongoye, ujya wibuka ababyeyi bagufashije kugeraho? Ujya wibuka abarimu bagufashije kugira ubwo bumenyi? Ujya wibuka icyatumye ugera aho uri? Ujya wibuka impamvu uri boss ufite ikigo cyeteye imbere? Ujya wibuka abakozi bakugejeje? Uri umukozi ubayoneza, ujya wibuka igihe utafite akazi? Ujya wibuka noneho uwaguhaye ako kazi? Gushima. Zakayo yuhiye igiti kuzageza apfuye, adashaka ko cyuma kuko ariho yahuriye n'umucunguzi. Ujya wibuka gushima, jya uhora ushima, kuko iyo udashima kubona ibindi byiza biragoye. Nyamara iyo washimye bituma unazirikana. Dusaba cyane ariko twahabwa ntituzagaruke gushima. Reka twumve ko uyu muco ugomba kutubona. Ntabwo bibera mu rusengero gusa, wajya gushimira umuntu aho ariho hose bitewe n'ineza yakugiriye. Dushima, kuko nushima uwagukoreye ikintu kimwe azakora n'ibindi.
nushima Imana yaguhaye kimwe izaguha n'ikindi. Nuzirikana ukibuka ineza wagiriwe izakura, izikuba. Kwirengagiza sibyo, kwibagirwa sibyo, kutazirikana sibyo, ubwo ntabwo ari ubumuntu. Uyu munsi twavuze kugushima, kamwibutse ko iki kiganiro uzajya ukomeza kubikurikira yaba kuri channel yacu The Mentors ya YouTube, yaba no kuri Goodrich Television. Ibiganiro wabisangaho, bisangize n'abandi, tumenye gushima, tubigira umuco, hamwe nabyo tuzagera kure. Turabakunda cyane, bye bye. Iri ni ijwi ry'ubuzima. namwe murya cyangwa munywa mukore byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. namwe muba mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes for better. Byose guhimbaza Imana. Kuri gahunda yo mu migani, nabageze mu migani tujyane igice cyaho cya 4 murongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi, yaba mu kurambagiza ubwenge nibwo ngenzi, mu kubaka urugo ubwenge nibwo ngenzi, mu kurera abana ubwenge nibwo ngenzi, muri politike ubwenge nibwo ngenzi, mu gucuruza ubwenge nibwo ngenzi, mu aho waba uri hose ubwenge nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. Nta handi uzakura ubwenge bwimbitse bucukumbuye atari muri iki kiganiro. Hari abishuka kumva z'ubwenge nta n'ikindi akeneye kumenya, warata. Ndagira ngo nkubwire ko abami bose babaye ku isi bagasucceedinga, bagategeka igihe kirekire, nuko bari bafite abahanuzi. Umuhanuzi kandi yabaga ari umuturage w'icyo gihugu, ariko akaza akabwira umwati, mwami Nyagasani, cyenda wiyuhagire muri Yorodani nibwo ibibazo biri bushire. Mwami Nyagasani, zunguruka yereka inshuro izi n'izo utarashe, nkike zirahirima. Mwami Nyagasani, hagiye gutera amapfa akora ibi n'ibi. Uwo ni umwami yagiraga umuhanuzi. Aba president bo ku isi bose bagira ba advisor kandi batandukanye. Uyu mugoroba ndakubaza, wowe umuhanuzi wawe ninde? Umujyanama wawe ninde? Nta ekipe yakinanga itsinda idafite umutoza, nta munyeshuri wawe umuhanga adafite umwarimu. Wowe muri business yawe ninde mutoza? Mu by'ubwenge ninde mutoza? Mu by'Imana ninde mutoza? Ubwenge. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza, n'ubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Haleluya. N'ubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Urajya munyubahe ndashaka ubwenge.
ubwenge n'ubukomeza buzaguhesha, nutabukomeza uzisanga hano, n'ubukomeza buzaguhesha. Isomo rindi tuzajya twibandaho Matayo 5:48, namwe mube mukiranutse nkuko so mu ijuru akirana. Mwabonye Zakayo umukoresha w'ikoro amaze guhura na Yesu akamugirira neza, ntago yibagiwe, yahoze ashima, gushima, akajya byuka agafata ikibindi mu ruturuturu akajya kuvoma amazi akaza kuhira cya giti yahuriyemo n'umukiza ngo kitazuma. Yesu ujya wibuka igiti wahuriyemo n'umukiza ngo nawe ucyuhire kitazuma. Yesu ujya wibuka aho wahuriye na Yesu ngo nawe uhuhire hatazuma. Yesu ujya wibuka gushima uwakugiriye neza. Ujya wibuka abo Yesu yaciyemo bakakurokora ukagira igihe cyo kubashima no kubasabira. Ujya wibuka umugabo wagutoranyije mu bandi akagushyira mu rugo. Ujya wibuka umugore wakwemeye abandi bose barakubenze. Ujya wibuka ababyeyi Imana yahisemo kuvukira mu rugo rwabo maze ukabashima. Ujya wibuka umwarimu waguhaye ubwo bumenyi ufite. Ujya wibuka uwaguhaye ako kazi ufite. Gushima. Yesu yakijije ababembe benshi, maze bukeye hagaruka umwe ati ninje kugushimira ko wanyije ndi wa mubembe wakijije Mwami Nyagasani. Ati ko nabakijije murenga 10. Abandi bari Mwami Nyagasani genda garutse, gendaje, genda garutse. Gushima ni ingenzi. Ndagira ngo uyu munsi wongere wicare umenye ngo mu gihe cyose wamaraga imbere y'Imana upfukamye usaba, uhindure igihe cyo gushima kibe cyinshi kurenza icyo gusaba. Banza uyishimire ko ukiri muzima, kuhumeka umwuka, iguhita kwishyuza, kugushyira hariya kuri bombona amasaha make wakishyuye miliyoni and miliyoni. Banza ushima Imana ko yakurinze ukaba ukiri muzima. Hari ababuze ubuzima bwabo kandi utarushaka gukirana. Banza ushimira Imana kuri muzima ko ukiriho. Nutangira gutaka ahari ukavuga ngo ariko jewe nta nkweto mfite, hari n'abadafite ibirenge. Nta birenge mfite, hari n'abadafite amaguru. Nta maguru mfite, hari n'abatakiriho. Shima Imana ko waba uri kose. Icyo nzi nuko iyo ushimye Imana imigisha iramanuka. Iyo ushimye uwakugiriye neza amenya kuzirikana. Nejo bundi arongera akakugirira neza. Gushima mu buzima ntibyakabuze, mu buzima ni ingenzi. Ujye wibuka gushima Imana, ujye wibuka gushima uwakugiriye neza uwo ari we wese. Ukubaho udashima, ubuzima budashima ni kuzimu n'igihe no. Uyu munsi hari ukuri, hari uko umeze, hari aho uri, ariko hari uwakugiriye neza. Munyemerere mfata uyu mwanya nanjye nshima Imana. Navutse nkuko n'abandi bose bavuka, mvukira mu cyaro, ariko Imana yabanye nanjye. Ndibuka nari umwana muto, ubushobozi bwo kwiga ntabwo bwari buhari. Yari mu kabutike karimo nk'igishoro cy'ibihumbi 7 cyangwa 8, ncuruza ahantu ku bibambano. Umwuka w'Imana aza kuri jye, uhaguruka ujye kunkorera. Ntabwo nabonaga nshoboye kuvuga, ntabwo nabonaga hari icyo nanjye nakora. Cyakora narigize numva abantu bavuga gushaka Imana, gutsindishizwa kubwo kwizera. Nanjye nagiye uwo munsi njya mu ishyamba ryitwa Nyirabuhere. Muri Nyirabuhere ni ishyamba rinini ribamo impyisi, ribamo ibisimba, ribamo ibikoko. Aho ni mu murenge wa Nyakariro, akarere kahoze ari Bicumbi. Najyanye ikiringiti njya mu ishyamba, namaze iminsi 7 ntarya ntanywa nta mazi. Nshaka Imana nsindishirizwe nayo. Nyina nasomye igitekerezo cya Mukristo ageze ku musaraba ko byamugendeke. Yararirimbye ati teka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire uwabasha kumara umubabaro, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Aho niho nageze, niho nshaka kukubwira nawe ukajya. Igeze ati ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwambambiwe. Haleluya.
nanjye uyu mugoroba ndashima uwambanga mu ishyamba nashakaga Imana. Ntabwo iwacu bari baza aho ndi, iwacu ndi umwana wa karindwi. Ntabwo iwacu hari undi wari waranyuze iyo nzira yo gushaka Imana wenda ngo namureberaga. Narapfukamye ndasenga nashaka ku mabuye, ku rutare, amanywa nijoro. Sinaryaga, sinanywaga iminsi 7. Umunsi umwe ntago nzibagirwa igisimba cyaraje kinini gifite imbaraga. Ntabwo yari impyisi, cyakora hari yari nk'ingwe. Nari maze iminsi 4 mbwira Imana ni Imana, nabibonye byo kigiye kundya, nta nduru mvuza, ndi mu ishyamba hagati, ni nijoro, ariko nsinziriza mpfe ntumva. Imana yaransinzirije, nakangutse mu gitondo inyoni ziri kuvuga. Igisimba ntabwo cyandiye, ntabwo cyankozeho, nta nkovu. N'ubu ndashima Imana, ndagushima. Ku munsi wa karindwi kuvuga bidashoboka, kuririmba bidashoboka, nariyanze. Nabonye Imana, nabonye Imana ndi muzima, ndeba umwambaro nari nambaye w'umukara ngukurwaho, nambara undi. Nkinosha ngo numve ko nasinziriye, nkumva ndi muzima, nkumva ndumva, nkabona ndabona. Maze kwamburwa umwambaro nari nambaye, nambitswe undi, naravuze ngo Mana, niba ari wowe untuye uyu mutwaro, ndumva indirimbo nyinshi, ndumva mu mutima hakeye, ndumva amahoro mu mutima atemba nk'uruzi. Niba ari wowe, dore iriya nyoni iri mu giti hejuru, iriya numa nimanuka izingweho. Ibi mbabwira ntabwo ari umugani, ntabwo ari ibyo narose. Hari ku manywa y'ihanga mu gitondo 3, inyoni iramanuka iva mu giti, irazigwa ku rutugu, ingwaho, igwa aha ku kaboko, ndikanga, ihagarara aha, ndikanga, ariko yarahahagaze. Nabwiye Imana ngo reka nkugerageze, niba ari wowe untumye koko, ngaho reka ngende, ngaho nyereke ikimenyetso cyaraje. Ndarahagurutse, nza guhura n'abagenzi banjye duhuje kwizera. Bari abasirikare, abandi bari abasivile. Hanyuma twerekeza mu murimo w'Imana. Umunsi umwe twafungiwe i Kanombe kuri segiteri, tuzira kubwiriza ubutumwa, abana bakareka amashuri, abandi bakareka igisirikare, gushaka Imana. Uwumvaga ubutumwa avuga ati nanjye ngiye gukorera Imana. Nta numwe twabwiye kureka ishuri, nta numwe twabwiye kureka gukurikira Imana, ariko baradufashe baradufunga ngo twagumuye abantu. Ni ubutumwa bumvisha abana bariho. Ntago nzibagirwa turinzwe na murokore, tugasenga, ingufuri igacika. Ntago nzabyibagirwa. Urugi rugafunguka, Imana igakora ibitangaza. Ibitangaza byarabaye, mbireba n'amaso yanjye. Yayindi yampamagaye, yayindi yansindishirije, yayindi yantumye. Tangiye gukorera Imana kuva icyo gihe, imyaka itari mike, ubwo naje gusubira ku ishuri, njya kwiga, ndarangiza. Mvuyeyo njya mu by'isi, njya gushaka amafaranga. Ntago nigize ntuza, kuko igihe cyose Imana yarambwiraga ngo subira kunkorera, subira kunkorera. Nanjye nkaba ngo numpa iki nzajyayo, ikakima, numpa iki nzajyayo, ikakima, numpa iki nzajyayo, ikakima. Iyo ni Imana mbabwira, nzi, nabanye nayo, mvugana nayo. Ntabwo ndi umukozi w'Imana, sindi umugaragu w'Imana, ndi umwana w'Imana, a man of God. Amb.Dr.Francis HABUMUGISHA. Imana babwira ndayizi, ndi umunyabyaha, kuko ibyaha ntabwo ari ukwiba, ibyaha si ugusambana, ibyaha si ugutukana, ibyaha n'umutima wa kabiri udutera gukora ibyaha, kandi uwo mutima wa kamere turawuvukana. Ibindi byose mubona ni amashami y'ibyaha. Nzaho mvuganira nayo. Umwana waje akamena televiziyo, n'umukozi akayimena, ntabwo ari bimwe. Umukozi azavuga ati namenye televiziyo muranyica. Umwana bati mama, televiziyo yamenetse, papa yamenetse. Iyo ngiye kwa papa nacumuye, nzi ururimi mvuga.
ava kwa papa mbabari hakaza hanshima Imana kuko aho nyura hose ari inyobora yandoko y'imfu nyinshi nayimvugiramo ngendana nayo aho uzambona hose uzamenye ko mfite Imana kugira ngo mujya mwumva umugani w'abakobwa b'abapfu batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfu bose barasaga barasangiraga baryaga bimwe banywaga bimwe kugeza ubwo umukwe yaje indurira avuga ngo umukwe araje apfa agiye gucana abasanga nta mavuta bafite mu mperezo byanga kwaka abanyabwenge bagiye gucana bacanye biraka ko bafite amavuta mu mperezo dufite amavuta mu mperezo turi abakobwa b'abanyabwenge ahari turasangira ahari turagendana ahari turaganira ahari turaturanye ariko gerageza mu bakobwa b'abanyabwenge kuko umunsi umwe uzajya gucana byanga kwa mbese ko watsindishijwe kubwo kwizera niba ari byo ryari kandi hehe usanga umuntu azi igihe yagiriye mu mazi akabatizwa ariko atazi igihe yahuriye n'umwami Yesu usanga umuntu asoma ubuhamya bwa Yesaya ariko wamubaza ubwo uti we byari ryari hehe ngo simbyibuka ariko numva narakijijwe Yesu uyu munsi ubaye ujya kugura wikopesha ibintu kuri butike kwa murokore wamara kumugera mu ideni ry'ibihumbi 30 ugatangira kujya umwishyura kashi noneho bisobanuye ko utakimuri mideni ese kuba wari umunyabyaha ukawumva urakijijwe ugatangira kujya ukora ibyiza birakuraho ideni birakuraho ibyaha wari warakoze mbere no forget gutsindishizwa kuwo kwizera ko barirwa ibya mbere kandi ugahabwa ikimenyetso ko bibabariwe nicyo bita gutsindishirizwa kubwo kwizera ugahaguruka ugatangira urugendo rwo kwezwa ugahamya nka Paulo ugahamya nka mukristo ageze ku musaraba uti iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane ntazibagirwa ukundi ntabwo nzahibagirwa na rimwe nkuko Zakayo atibagiyeho yahuriye n'umucunguzi ndashima umusaraba ndashima yamva nziza ariko cyane cyane uwambambiwe uwamfiriye uwapfuye kugira ngo gembeho uwanshunguye uwanyitangiye nta wundi umwami ndashima ese nawe ujya ugira umwanya wo gushima ese wabura icyo ushima Imana iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umenye inzira ugomba gufata icyo gihe cyo kugira ngo umenye icyagukiza kuruta ibindi Goodrich Healing Programs bakeneye kwiga bijyanye n'ubuzima kwivuza ku bijyanye n'ubuzima turahari kugira ngo tubafashe bakeneye iby'ubwenge coaching mentorship turahari kugira ngo abakeneye iby'umwuka iby'ubugingo turahari kugira ngo tubafashe ntabwo tubasezeraniye kubasengera ahubwo tubafatanya namwe gusenga ntabwo tubasezeraniye kubasengera ahubwo tuzafatanya namwe gusenga niyo bagusengera ari igihumbi utizeye ntacyo bizakumarira uruhare rwawe rurakenewe cyangwa tuzakwigisha uko ukomanga Imana igakingura kuko twakomanze kenshi irakingura tuzakwigisha uko usenga Imana ikavuga kuko twavuganye nayo kenshi tuzakwigisha tuguhe n'ubuhamya bw'Imana nyamana kuko Imana tuvuga turayizi ni data twese uri mu ijuru murongo wa telefone twawubahaye 788 300 456 hari abashyizeho ubutumwa kugira ngo reka tubusome mu gihe twitaba n'abandi abahamagara ubu noneho twabitaba ariko reka turebe ubutumwa yatubwiye ati muraho ni Ingabire Nyagatare turabasuhuje abadukurikiye bari burasirazuba ndabakunda ndashaka kuvugana na Dr. Francis Socrate ni intwari urakoze natwe turabakunda hello Goodrich hello so nuhamagara ushyire ujye kure ya televiziyo yawe hanyuma uvugane natwe
hanyuma uvugane natwe. Reka turebe n'ubundi butumwa butandukanye abantu baduhaye. Mwiriwe neza, ndi Nyabihu, turabakurikiye kandi turabakunda cyane. Murakoze, natwe turabakunda cyane. Niba hari ibitekerezo ufite, ibyifuzo, ibibazo, umurongo nuriye. Ni uburwayi ukeneye kugirwa inama uko wakira, twandikire cyangwa uduhamagare. Ni ibyifuzo ukeneye kumenya uko wasenga Imana ikagukiza, twandikire cyangwa uduhamagare. Iki ni ikiganiro cyanyu kandi kizabafasha byinshi. Abo cyacitse kuri televiziyo, tujye duhurira kuri ya channel Goodrich Healing Center kuri YouTube, mukurikire tubane mu biganiro. So umurongo urafunguye rero, turaza kwitaba abantu 5 kugira ngo twerekeze ku musozo w'ikiganiro. N'abantu 5 bari buhamagare kuri uriya murongo kugira ngo tubane namwe. Hello Goodrich. Hello. Wajya kuri ya televiziyo yawe? Yes, amazina ninde kandi uherereye he? Wakongera ijwi? Yego, ikiganiro wagikurikiye? Yes, ashimwe Meranze. Kugira n'abandi bakurikire ni buri munsi bakoze, mugiye kure mu kanya turaza gusengana namwe. N'abandi bari ku murongo tubahaye ikaze. Umurongo nuri uri kuri ekra zanyu, tubane namwe mu kiganiro. Hello Goodrich. Yesu nahimbazwe. Wakongera ijwi? Yesu ashimwe. Nahimbazwe cyane. Amb.Dr.Francis HABUMUGISHA. Ubusangi rurinde kandi uherereye he? Uri Nyagatare, witwa nde? Grace, urakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha. Urwaye umugongo, urwara n'umwijima, ukeneye inama. Iyi nimero uyisevinge, ejo uzampamagare mugire inama ko nzaba ndi muri kabine turi kuvura hariya, ube hafi tuze no gusengana. Hello Goodrich. Hello. Amazina ninde kandi uherereye he? Amazina ni Alexandre Inyakarira. Amakuru dukuze umuremyi. Inyakarira hagana he kahari iwacu? Wakoze dukuze umuremyi, mukomeze mukurikire, turaza no gusengana mu kanya. Hello Goodrich. Amazina ninde kandi uherereye he? Koze uzampamagare saa 3 tuganire kugira ngo tukugire n'inama. Ushobora gusanga hari n'icyo wahindura mu mirire, ushobora gusanga hari n'ubuvuzi bukenewe, kuko hari guha amasengesho adakora byose ahubwo bisaba no kwivuza. Saa 3 uzampamagare, nzaba ndi mu ivuriro aho nkorera, tuganire kugira ngo tugire inama ku buzima. Kuri iyi nomero. Ndagira ngo mbabwire ko tuzabafashisha ibintu bitandukanye. Impamvu dushyiraho ibiganiro by'ubuzima, tuzabagira inama z'ubuzima, mujye muhamagara tubahe inama z'ubuzima aho biri ngombwa, tubafashe uko mwavuza, kandi ku bijyanye n'ibikeneye gusengerwa turahari kubafasha, ndetse no kubafasha gusenga, tugasengana kandi hamwe namwe bizagenda neza. Hello Goodrich. Hello. Hello Goodrich. Uradukurikiye kuri televiziyo? Amazina urinde kandi uherereye he? Yego, amazina ninde? Makire, wakurikiye ikiganiro? Hari icyo cyagufashije?
urakoze cyane Macre, ube hafi dusengane. Niwe muvugana, uri kumwe na Dr. Francis. Niwe muvugana. Urakoze cyane, urakoze, Imana iguhe umugisha. Ngira ngo twakira abandi babiri hanyuma dusoze ikiganiro. Ikiganiro cyacu kigane ku musozo, ariko tutarasoza reka twongere dutumikira abadutumye. Nta bandi ni Goodrich Life Care, tubereka aho bakorera, ni baterankunga bakomeye b'iki kiganiro. Tuze kugaruka twerekeza ku musozo, turakira abandi bantu bari hafi ku murongo wa telefone, hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro. Turaje mu kanya. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu, byakumarira iki gutunga amagana ukabura amagara mazima. Ikaze muri Goodrich Life Care, turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 77 94 na 0788 30 04 56. Iri ni ijwi ry'ubuzima. namwe murya cyangwa munywa mukorere byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes for better. Iri ni ijwi ry'ubuzima.
Dr. Francis HABUMUGISHA, ambasaderi w'amahoro ku isi kandi uhagarariye uyu muryango w'amahoro ku isi hano mu Rwanda. Twababwiye ko vuba cyane tuzabakinguriraho centers za healing zibafasha gukira. Rero reka mbabwire ngo nibura aho wihebye, umva ufite agahinda gakabije, umva wariyanze, umva warwaye indwara zidakira, umva ushaka kwiyahura, umva wakwigira nabi cyangwa ukagira nabi abandi, menya ko wayobye inzira. Nibura aho wirirwa wishora mu biyobyabwenge, wishora mu busambanyi, wavanamo indwara zidakira, inda zitateganijwe, warayobye, gerageza uhindukire. Aha hose tuzabana, tuzamanuka tugere n'iwanyu aho muri, tubigisha uko imiryango ibana. Abenshi bamara igihe bategura ubukwe ariko ntibagire igihe cyo gutegura urugo. Abenshi bamara igihe bita ku bana babyaye ariko ntibite ku bagore cyangwa abagabo babo, bigasenya ingo. Ugasanga abasezerana ni benshi ariko n'ingo zisenyuka ni nyinshi. Aha reka tubane tuganire, twereke uko waba umuntu muzima wuzuye kugira ngo ubuzima bube bwuzuye icyo wakabaye ufite. Ahandi wabikura muri iki kiganiro. Reka mbararikire kuzakurikira iki kiganiro ku munsi w'ejo, bazaturi kumwe n'inzobere, umuhanga akaba n'umushakashatsi bijyanye n'iby'ubwenge. Tuzabana muri iki kiganiro. N'ubundi ni ibice bitatu tuzagaruka: n'iby'ubuzima, n'iby'ubwenge, kandi n'iby'ubugingo. Dusenge tugana ku musozo. Data wera uri mu ijoro, ushimiye ko ukomeye kandi cyane, ushimiye kuri Imana itabarira igihe, ushimiye kuri Imana yabanye nanjye mu gihe nari muto n'ubu ugakomeza kundinda, ngushimiye ko wampamagaye ukantoranya kandi ukantuma, ngushimiye ko wongeye kungarura imbere yawe kugira ngo nkomeze umurimo natangiye, mvuge ibyiza byawe, mvuge kugira neza kwawe, mvuge agakiza kawe. Ushimiye ko wanyeretse ko iby'isi byose nta mumaro ndetse ari nk'amase, byakabaye igihombo, ahubwo tukarangamira wowe n'ubwami bwawe. Unjye imbere, unyobore, mbere umuri, ndinde ibicantege ibyo ari byo byose, ntaruri intama zazimiye, mfasha abari kwiroha mu biyobyabwenge, bari kwiroha mu busambanyi, mfashe abari mu nzira zose mbi, mbagarura iwawe. Reka iby'ubuzima binyure muri nge bihindura isi, reka iby'ubwenge bice muri nge bihindura isi, reka iby'ubugingo bice muri nge bihindura isi, mu izina rya Yesu, amen. Tuzongere tubane muri iki kiganiro ku munsi w'ejo, n'ubundi tuzatangira 3:00 tugere 5:00. Izajya kiba buri munsi kuri televiziyo Imana yaduhaye kugira ngo dukorereho umurimo wayo. Turabakunda cyane, na hejuru. Iri ni ijwi ry'ubuzima. namwe murya cyangwa munywa mukorere byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. Namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. Muri byose ubwenge nibwo ngenzi.